anyereka abantu bakora ibitangaza, abari bamaze kurahira hariya imbere y'uwo mugabo, bamaze kurahira babona bakora ibitangaza, bya bigatangaza bamanura bakora, abantu bakabakoraho, abantu bakitura hasi, abantu bagahungabana mu mitima no ku mubiri. Ibyo bitangaza nabibonye babihererwa hariya. Naje kubabona ko barabwirwa ngo nimumara kwirinda kuvuga ku cyaha cyane, kuko nimuvuga icyaha abantu bazabahunga bajye kure yayo, ariko nimwirinda kuvuga icyaha mubyutse, mbwirwa ngo igihe kigiye kugera Imana isuka umwuka wayo ku isi, kandi uwo mwuka wagombaga gusukwa mu isi ari wo mwuka abantu benshi bamenyereye nka Pentecoste cyangwa bazi nka Pentecoste, igomba gusukwa mu nzira ngari. Arongera arambwira ngo abantu bafite imisatsi ku mitwe bateyeho barabagenda bongera imisatsi ku mitwe, abenshi nta nubwo bazahiva, benshi ngiye guhunga nigire mu kindi gihugu. Aha rero nashatse guhunga nerekeza i Uganda, ariko nabwo ntibyankundiye kuko aho nageze ku mipaka hose ntabwo byemewe ko nambuka, kandi nari mfite ibyangombwa binyemerera kwambuka. Noneho rero ubwo hano nabwo harimo ubundi buhamya na Bibiliya. Aranyandikisha iyo nyandiko, ndayandika ku itariki ya 12, 13 no ku itariki ya 10. Ni hatami ambiyayi wari mu Yerusalemu. None ngewe nzahera he njya kuvuga ko nabonekewe? Arambwira ngo Muhammad ndamuruta, ugomba kujya kwamamaza ubutumwa ukamamaza ibyo nkubwiye. Ndangije navuga okay, kugira ngo musire nabivuze mu mutima kugira ngo bishop runaka amazina amatelefone baramamaza amazina yabo kuruta uko bamamaza izina rya Yesu. No ku nsengero nyinshi ubu ngubu usanga bashize amafoto ya bishop babo. Ibyo rero naho nabiboneye, izo mbaraga ndazibona. Aha niho naje bamubazaga niba ari bike yashakaga, ati nabonye abandi babikora nanjye nifuza kubikora kubera ko nabonaga ari umurimbo. Baramubwira ngo rero, arangije arambwira ngo inni ismu Masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Arambwira ngo jewe ndi Yesu. Ndabifuriza amahoro y'Imana ngabane namwe. Ni mwene so Ndayisaba Pascal, ni Negebu TV mukurikiye, ndetse ushobora no kudukurikira kuri Yesu Niwe Nzira TV. Nanone tugize umugisha ukomeye, twemerewe n'Imana kongera kuboneka imbere yanyu, amajwi yacu ngo yumvikane mu matwi yanyu. Njya nkunda kubwira abantu ngo ibi si ibintu byo kumenyerwa, kuko uyu ni umurimo w'Imana, kandi aba bantu tuba turi imbere Yesu yarabapfiriye, yabameneye amaraso y'igiciro cyinshi, yabakunze urukundo rukomeye rwamuhagurukije mu ijuru, akava ku ntebe ye y'icyubahiro, yari yubashywe kandi yari afite buri kintu cyose, nta cyiza na kimwe yari aje gushaka mu isi, ahubwo yatewe n'urukundo guhaguruka mu ijuru, bituma aza gupfira aba bantu. Rero si ibintu byo kumenyerwa, dushimiye Imana ishobora byose ko yongeye kutwemerera kugira ngo ijwi ryacu ryongere kumvikana imbere ndetse no mu matwi y'abadukurikiye. Nk'uko mubibona twongeye kugira umugisha ukomeye wo kwakira umukozi w'Imana. Si ubwa mbere mumubonye kuri Negebu TV, kandi ndatekereza ko atari n'ubwa mbere mumubonye, mwagiye mumubona ku zindi channel zigiye zitandukanye, ndetse mwagiye mumubona mu nsengero zigiye zitandukanye abwiriza ubutumwa bwiza. N'uyu munsi twongeye kumwakira kuri kamera za Negebu TV kugira ngo yongere kutuganiriza ibiri ku mutima, ibyo Imana yashyize ku mutima we. Nanone turongera tumwakire, tumwifuriza ikaze, tumubwira ngo amahoro y'Imana nabe muri we. Tumusabe yongere yibwira abadukurikiye. Birashoboka ko waba udukurikiye utarakurikiye ikiganiro cyabanje, turugira ngo tukwinginge, bibaye byiza wabanza ugakurikira icyabanje kugira ngo uze gusobanukirwa neza, ariko nanone natwibwire kugira ngo tugendane tuziranye. Imana iguhe umugisha. Karibu. Murakoze cyane. Imana namwe ibaho umugisha. Amen. Bavandimwe muduteze amatwi kandi munatureba kuri iyi channel ya Negebu TV, ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Nukuri mugira amahoro y'Imana n'imigisha yayo. Amen. Ndongeye nanjye ndanezerewe kandi ndashimira Imana umuremyi w'ijuru n'isi iduhaye uyu mwanya kugira ngo tugaruke muri iki kiganiro. Ndi imbere yanyu rero nitwa Bizimungu Joseph, nkuko nkunda kubivuga kandi abantu benshi bananze, nitwa Bizimungu cyangwa se Sheikh Bizimungu Ali Yusufu Abdallah. Ngira ngo ubushize twari twagerageje kwivuga kandi abantu mwaduteze amatwi mwarabyumvise, ariko n'abatari bahari batatubonye uyu munsi nabo ndabibwiye amazina yanjye nayo.
Imana ibaho umugisha, ndi umubwirizabutumwa bwiza, ndi umwana w'Imana, kandi ni ukuri koko ndabizi neza ko ndi umwana wayo. Sinjya nkunda kwitwa umukozi wayo, ngewe numva agaciro cyane gakomeye ari ukuba umwana w'Imana. Ndayivugira, ndayamamaza, ndavuga ibya Kristo Yesu wapfuye akazuka, ariko Kristo mwamamaza nka mukuru wanjye, kuko Bibiliya iratubwira ngo ni umuvandimwe wacu, kandi nawe ntaterwa isoni no kuba yakwitwa umuvandimwe w'abavandimwe be benshi. Natwe rero tuba abavandimwe be, kandi tuzaraganwa nawe, kuko twese twahindutse kuba abana b'Imana mu rugo rwa Data, bitewe no kwizera Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Imana ibaho umugisha rero. Imana ishimwe. Urakoze cyane nk'uko umaze kutwibwira. Ndatekereza abantu badukurikiye ntabwo turi busubire inyuma cyane ngo tujye kuvuga ngo se kuki witwa shehe, ahubwo niyo mpamvu turarikira abantu kugenda bakurikirana ibi biganiro bakurikije uko byagiye bijyaho. Iri zina wararidusobanuriye, watubwiye impamvu witwa iryo zina, utubwira aho ryaturutse ko wabaye umusilamu ukabibamo cyane, ukaba n'umurwanashyaka w'iryo torero, ugakora ibishoboka byose, wari urifitiye urukundo rwinshi. Ariko Imana imaze kuguhamagara, tujya twumva amakuru ya Pawulo uburyo yari umunyedini, yari yarize amategeko n'imihango y'idini, ndetse yari azi no kubikurikiza cyane. Ariko ngo igihe kimwe kigeze, igihe cyo guhamagarwa kw'Imana, Imana imuhamagara, ngo yari ari mu nzira ajya i Damasiko, amurikirwa n'umucyo mwinshi. Kristo amufatira aho ngaho, aramubwira ngo Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Nshatse kuvuga ngo umuntu ashobora kwiga imihango, akiga amategeko y'idini, ariko ari mu mwanya Imana itamushakamo. Ariko iyo igihe kigeze, Imana iraguhamagara ikagutereka mu mwanya yaguhamagariye kubamo. Nkunda kubwira abantu ngo umuntu wese uri mu isi afite misiyo y'icyamuzanye, niyo mpamvu akwiriye gushakisha mwene icyo kintu, agahendahenda Imana kugira ngo amenye neza icyamuzanye, agihagararemo neza. Watuganirije byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi wa none turashaka kukwakira kugira ngo ugeze ku badukurikiye, utubwire uburyo wavuye muri iryo dini. Watubwiye ko hari ibimenyetso Imana yagaragaje, hari ibimenyetso Kristo yagaragaje ku buzima bwawe kugira ngo wemere kwakira uyu muhamagaro. Byaba byaratewe n'iki? Byaba byaraje bite? Kristo yakwiyeretse ate? Uyu munsi wa none turagira ngo udusobanurire aho ngaho icyo Imana yashyize ku mutima, uba ari cyo tubwira. Imana iguha umugisha, turakwakiriye. Murakoze cyane. Imana ishobora byose niguha umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Ndifashisha mu gutanga ubuhamya bwanjye, reka nifashishe amagambo Pawulo yanditse mu gitabo cy'Abagalatiya igice cya mbere umurongo wa 11. Niyo magambo ngiye kwifashisha. Hanyuma aravuze ngo, bavandimwe, ndabamenyesha ko ubutumwa bwiza n'abatangaje rwose budakomoka ku bantu. Nta muntu n'umwe wigeze abungezaho, nta n'umwe wabunyigishije, ahubwo nabuhishuriwe na Yesu Kristo. Mwumvise amatwara nari mfite kera nkiri mu idini ya Kiyahudi, ubwo ni Isilamu. Muzi ko natotezaga umuryango w'Imana bikabije, kandi koko nibyo, mparanira kuwutsemba. Nateraga imbere mu by'idini ya Kiyahudi kurusha benshi muri bene wacu b'Abayahudi b'urungano. Nkarwana ishyaka mu buryo buhambaye, kiri imbere imihango twasigiwe na ba sokuruza. Nyamara Imana yo yantoranyirije ntaravuka, ikampamagara ibitewe n'ubuntu bwayo, yishimiye kumbishurira umwana wayo kugira ngo mwamamaze mu batari Abayahudi. Niko guhaguruka ntawe niriwe ngisha inama. Urumva ko nanjye narahamagawe. Ubutumwa ntwaye rero ntazagire utekereza ko ari ubutumwa nigishijwe na runaka, nahawe na runaka. Oya, abagombaga kubunyigisha bo barabonetse ari benshi, ariko sinabemereye kubera ko ukuri buze kubyumva mu buhamya bwanjye. Umwami Yesu amamagara, yafite uko yamamagaye, afite uko yambwiye ngomba gukora, ngakora umurimo wayo, nkamamaza ijambo ryiwe, hanyuma mu buryo bwiza butandukanye wenda n'ubwo abandi uzumva bagiye baravugamo.
hari aho duhuriye, hari ibyo duhuza, ariko hari n'ibyo benshi uzasanga tutemeranyaho. Rero ntabwo nahamagawe n'abantu, ubutumwa ntwaye ntabwo ari ubwo nakopeye ku bantu, si ubwo nigishijwe n'abantu, ahubwo Imana yashimye ko nanjye naba umukozi wayo, nkaba umwana wayo wavutse ubwa kabiri. Nanone ndifashisha n'amagambo ari mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 12. Haravuze ngo ndashimira umwami wacu Kristo Yezu watumye mbasha kumukorera akangirira icyizere. Nari umuntu ukunda gutuka Imana ngatoteza abayoboke bayo nkaba n'umunyarugomo, ariko Imana yarambabariye kuko ibyo nabiterwaga n'ubujiji kubera ko ntemeraga Kristo. Ubuntu umwami wacu agira bwaransabye, kimwe no kwizera n'urukundo tubonera muri Kristo Yezu. Iri jambo ni iry'ukuri kandi rikwiriye kwemerwa na bose. Kristo yazanywe ku isi no gukiza abanyabyaha, kandi mu banyabyaha ni jye wa mbere. Amen. Nanjye rero nemeraga ko ndi umunyabyaha, ariko ubu ndakijijwe. Icyo gihe nari umunyabyaha, nanjye nari umunyabyaha mu b'imbere mu bari bakeneye kwakira imbabazi z'Imana. Nubwo icyo gihe ntabyemeraga ko ndi umunyabyaha, wenda bitewe n'uko numvaga ko idini ndimo impagije, kandi kuba ndi muri iyo dini nkumva ko rwose nzajya mu ijuru nta kibazo. Ariko umwami yashimye kutangumishaho, ampamagarira gusohoka muri iyo dini, nk'uko Pawulo abivuze mu buhamya bwiwe. Nawe avuze ko yavuye mu idini y'Abayahudi. Nanjye rero navuye mu idini ya Isilamu, mpagurukira kujya kwamamaza ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka akajya mu ijuru. Rero nk'uko mwabyumvise, navuze ko nitwa Bizimungu Joseph, kandi nkababwira ko nitwa Sheikh Bizimungu Ali Yusufu Abdallah. Iri zina rero rya Sheikh narisobanuyeho, akantu nongeraho gato nuko n'ubusanzwe uretse kuba Sheikh ari umuntu ukomeye mu idini ya Isilamu kubera ko yize iby'idini, ariko ni n'ijambo ry'icyarabu risobanura umusaza, umuntu ukuze. Nanjye rero uyu munsi ndi imbere yanyu ndanakuze, ndashaje, nanjye ndi umuzehe. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma iyi dini ya Isilamu ku buryo nari narayizemo numvaga nyikunze, nk'uko nabivuze n'ubushize, n'ahandi hose mwagiye mwumva wenda ubuhamya nagiye ntanga, ni idini nari nkunze kandi nishimiraga, kuko ni idini narutishaga andi madini yose. Ariko naje kuyivamo bigenze biti, narahamagawe, mpamagarwa ariko nanjye mu buryo butunguranye. Ntabwo nari mbizi ibintu nahamagariwe gukora, nta nubwo nari mbisobanukiwe, ariko umwami yaranyigishije amaze kumpamagara, nk'uko muri buze kubyumva. Ngiye kubikora mbabwira mu ncamake y'ubuhamya bwanjye, kubera ko ubuhamya bwose mfite ntabwo nabukora muri uyu mwanya umuto dufite, ahubwo ndaza kubabwiraho mu ncamake. Imana niyadufasha, wenda dukurikije comment tuzabona, cyangwa se abazaduhamagara bakatubaza ibindi bibazo runaka no mu kindi gihe, aha kuri Negebu TV tukagira umugisha wo kuhagaruka, tuzababwiraho n'ibindi. Imana ibahe umugisha. Mu mwaka w'ibihumbi 2008 nibwo natangiye gusa naho mbona ikintu bita ihishurirwa, cyangwa se kubona umuhamagaro, ariko mu buryo buteruye. Muri uyu mwaka twari mu giterane ahantu bita Ikibungo ku cya Semakamba. 2008 hari mu kwezi kwa karindwi, ngira ngo niba nibuka neza, hari mu kwezi kwa karindwi. Noneho muri icyo gihe nibwo twari mu giterane cyo guhindurira abantu kuba abayisilamu. Noneho aha nari butange inyigisho ivuga ko Yesu atapfuye, kandi cyane ko atapfiriye abantu, ndetse no kubabwira ko ababyizera batyo batazaronka ubugingo buhoraho. Bya bindi bibeshyera ngo Yesu yarabapfiriye ngo bazabona ijuru, nababwiraga ko ntaryo bazabona, ko abantu bose bagomba kuyoboka idini ya Isilamu. Kuri uwo munsi nibwo naje kubona ikiganza cyaturutse inyuma yanjye, nahagurutse ngiye kuvuga. Noneho cya kiganza kiraza kinkora ku munwa, gifunga umunwa wanjye, sinashobora kuvuga. Uwo munsi byarangiye ntavuze, nabaye nk'ikiragi, ariko igiterane cy'uwo munsi kirangiye nashoboye kuvuga. Ku munsi wakurikiyeho nabwo haje kubaho ikindi kintu gikomeye. Nicaye mu ntebe haba masaha ya saa 10:30. Noneho uwo mwanya nabwo narindi kwitegura ko ngiye guhaguruka nkajya kuvuga nk'uko bisanzwe mu biterane nyine. Noneho muri uwo mwanya nafashwe no gutengurwa, ndatengurwa cyane, kandi hari hashyushye, ariko ndatengurwa. Abantu noneho batangira gutekereza no kwibaza ni ibiki biri kuba. Baranteruye banjyana mu nzu, barampungiza, bampa ibinini, ndaryama ndesinzirira. Naje gukanguka igiterane kirangiye. Ku munsi wa gatatu baragisoza,
noneho rero baje kugenda bambaza ibyambayeho, nanjye nkababwira ko ntazi ibiri kumbaho. Baza ku bamwe gutekereza ko yaba ari uburozi abanyakibungo batanze bakanyoherereza imyuka mibi, abandi bagatekereza ko abakristo bashobora kuba banguze kugira ngo ne kuvuga ibyo bintu, ariko ibyo byose ntabwo mpamya ko hari na kimwe cyari cyambayeho, ahubwo icyari cyabaye nicyo ni umugambi Kristo yari afite kuri jyewe. Muri uyu mwaka rero byabaye ngombwa ko bamvana mu biterane, bambwira ko ntagomba gukora mu gice cy'abashinzwe kubwiriza ubutumwa mu biterane, ahubwo banshira mu bahagararira idini y'Ubuyisilamu, mu bayobozi bagomba kugenda bayobora hirya no hino aho babohereza. Natangiriye rero mu karere ka Ngoma, ndakora 2008, mu mpera zawo 2009 ndakora, 2010 ndakora, mu mwaka ugiye kurangira banzana mu karere ka Rwamagana, nabwo mu kwezi kwa 11 bamvana mu kwa 12 bamvana mu karere ka Rwamagana, banzana hano Kigali, nkorera hariya ku musigiti wa Nyabugogo. Hanyuma muri iyo minsi mikeya nahamaze ndahava, banyohereza mu ntara y'Amajyepfo, ubwo hari mu mwaka wa 2011. Mu kwezi kwa mbere nibwo nari ngeze mu karere k'Amajyepfo, mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Ruhango. Muri ako karere ka Ruhango rero mu kwezi kwa mbere, kwa kabiri n'ukwa gatatu. Ariko nsubiye inyuma gato, mu gihe nari nyoboye ku minsi y'itanu atandukanye, iyo nabaga ngiye gutanga inyigisho nk'uko bisanzwe ni khutuba mu rurimi rw'Icyarabu ku munsi wa Ijuma, ubwo ni ku munsi wa gatanu, nateguraga inyigisho bisanzwe, ngategurira ku rupapuro nk'uko n'ubusanzwe hari igihe iyo ndi bukora ibiganiro hamwe na hamwe, hari igihe ntegura inyigisho, mbese ngategura nk'uko ubona izi nyandiko zanditse. Noneho ndangije namara gutegura nkajya mu musigiti ngategura, ngatangira nk'uko abandi batangira inyigisho, ariko nge nagera hagati nkagira ngo hari umuntu ukoze ku bwonko bwanjye agakuramo ibyari bindimo akanshyiramo ibye. Mbega natangaga inyigisho numva ko hari nk'umuntu urimo kumbwira ibyo mvuga. Uwo muntu wambwiraga ibyo mvuga rero najyaga kumva natangiye kuvuga ku mbaraga n'ubutware by'umugabo witwa Isa, niko Isilamu yamwitaga, ari we Yesu, niko Isilamu yamwitaga ngo ni Isa ibn Maryam. Navuga ku bya Isa, nkavuga imbaraga za Isa, nkavuga ibitangaza bya Isa, nkavuga amavuka ya Isa, nkavuga. Noneho igihe kiza kugera abantu bagiye banyumva mu nyigisho zitandukanye hirya no hino ku misigiti, baza kubirambirwa, baratangira bantangira ibirego, baravuga bati mwaduhaye umupasiteri, ntabwo mwaduhaye umushehe. Uyu ni umupasiteri rwose yirwa avuga ibya Isa, Yesu we mbese mu kanwa cye ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Kajya kwitaba rero bakamamagara i Kigali nkitaba, kajya kwisobanura. Iyo nisobanuraga rero barambazaga bati se bigenda bite? Kababwira nanjye ntabwo nzi ukuntu bigenda, dore inyigisho mba nateguriye ahangaha kuko nabaga nzifite zanditse nkazibereka. Barabaza bati none se iyo ugiye gutangira kuvuga wumva bimeze bite? Ntabwo nanjye mbyumbizi, numva gusa hari ikintu gihindutse mu mutwe wanjye, nkumva nangiye kuvuga ibintu nanjye ntazi. Bo batangira gutekereza bati ndarwaye, nshobora kuba mfite ibisazi mu mutwe. Bandi buri wese wese akavuga ikibazo yumva cyanteza bene ibyo bibazo. Hanyuma ubwo urumva ngeze mu ntara y'Amajyepfo, noneho mu kwezi kwa mbere ndahakorera, mu kwa kabiri ndahakorera, kwa gatatu ndahakorera. Ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu muri 2011, aho ngaho nari mvuye ku musigiti ahantu bita ku Buhanda. Nari mvuye ku musigiti rero, mvuye ku musigiti mu gitondo ku isengesho rya Alfajiri, izuba ryari ryamaze kurasa, mvuye ndi kwerekeza mu rugo, nibwo naje guhura n'umugabo wambaye ikiremba mu sindi ni bamwe bw'umukizi, igitambaro cy'Abayisilamu bambara, ashiramo urugori, yari afite ubwanwa bwiza bumanutse bugeze nkaha, yambaye ikanzu nziza n'inkweto za sandali. Mubona rero mu isura y'Abarabu. Uwo mugabo twaje guhura, duhuye aransohoza, ariko ngewe nabanje kumwikanga, ndavuga ni se uyu mushehe waje kudusura atanteguje batambwiye ni ubuhoro? Ndavuga se uyu muntu kuki yaje mu gitondo cya kare? Buri kwa tumenyereye ko abayobozi b'idini baje kudusura byasabaga yuko baza baduteguje baduhamagaye, ariko we ntabwo yamamagaye. Noneho ngenda nibaza impamvu zabyo, ariko ndamwegera, mwegereye aba yantanze, ampaye ikiganza ciwe, arambwira ati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndamwikiririza ni wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaransuhuje rero mu ndamutso Abayisilamu bamenyereye, arambwira ngo amahoro y'Imana n'impuhwe zayo nibibe kuri wowe. Ndayikiriza nanjye nk'uko bisanzwe,
maze kwikiriza turaganiriye, arambaza ati wamenye, ndamubwira ngo ntabwo nakumenye. Arangije arambwira ngo inni ismu Masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Arambwira ngo jewe ndi Yesu, ndi Isa Mesaya cyangwa se Mesiya, Masihi nkuko Abayisilamu babivuga, nkaba umuhungu wa Mariya, nkaba n'intumwa y'Imana. Ubwoba buramfata. Ubwoba bumfashe ndamanuka nicara hasi ku musenyi muri iyo nzira aho twari duhuriye. Manutse kwicara hasi nababona ko ubwoba bumfashe, arangije aranyegera ankozaho ikiganza ciwe, arambwira ngo humura ni jewe. Noneho ndangije ndavuga uyu mugabo ko tutangiye tuvugana akambwira aya magambo, amanje kumvugisha mu Cyarabu, none arambwiye ngo humura ni jewe, avuze Ikinyarwanda. Ndamureba mu maso ndamubaza ni mbese imperuka yageze nyakubahwa? Arambwira ngo imperuka ntabwo yageze, ngo ahubwo naje hano nje gushaka wowe. Ndamubaza nise uzi Ikinyarwanda? Arambwira ngo Ikinyarwanda ndakizi, nta rurimi ntazi. Ndangije ndamubaza none se mu by'ukuri hano ku buhanda wahabwiwe nande? Arambwira ngo hose ndahazi, nta namwe nashoboye kugera. Ndamubwira ngo twebwe tumenyereye ko tuzi neza mu nyigisho ko Isa azaza ku isi ari uko imperuka yageze, none umbwiye ko imperuka itari yagera, mu by'ukuri niki cyakuzanye? Arambwira ngo naje gushaka wowe. Ndabaza uranshaka se njye uranzi? Arambwira ngo ndakuzi. Ubwo igihe ni kubaza ngo aranzi nibwo yampagurutsaga, noneho amaze kumagurutsa ndahagarara neza ndema. Arambwira ngo ndakuzi, ambwira amazina yanjye, ambwira aho nkomoka. Arangije arambwira ngo mbese uribuka cya kiganza cyagukozeho cya gihe? Ndamubwira ngo ndacibuka. Arambwira ngo cyari iki kiganza rero urimo urabona cyagusohoje, nicyo cyagukozeho. Arambwira ngo ikinzanye hano ni ukukureba kugira ngo uve mu byo urimo ujye gutangaza ubutumwa bwiza. Ndamubwira ariko no muri Isilamu tuvuga ko inkuru turi kwamamaza ari ubutumwa bwiza butuma abantu bakira bakava mu mwijima bakinjira mu mucyo. Arambwira ngo ubutumwa bwiza ugiye kwamamaza nuko Kristo Isa ibn Maryam yapfuye kandi akazuka agapfira abantu, bya bindi urwanya nibyo ugiye kuvuga rero wemeza. Ndamubwira ngo ntabwo nzabikora. Arambwira ngo uzabikora. Ndamubwira ngo sawa. Ndamubwira ngo mu idini ya Isilamu ntabwo byemewe kuvuga ko wabonekewe, ntabwo byemewe kuvuga ko wahishuriwe, ntabwo byemewe kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu. Oya, ntabwo byemewe. Arambwira rero ngo uzabikora. Ndamubwira ngo muri Isilamu twemera ko Kristo Yesu nako Muhammad ari we musozo w'intumwa n'abahanuzi, nkuko mu mvugo Abayisilamu benshi bayizimo baravuga ngo Nabi Muhammad ni khatamil anbiya wal mursalin. None ngewe nzahera he njya kuvuga ko nabonekewe? Arambwira ngo Muhammad ndamuruta, ugomba kujya kwamamaza ubutumwa ukamamaza ibyo nkubwiye. Ndangije ndavuga okay, kugira ngo mukire nyabivuze mu mutima, kugira ngo mukire uyu mugabo reka mureka mbwira ibyo ashaka. Ndangije ndambwira ati ngaho mbwira icyo nzavuga. Arangije arambwira ati ugiye kugenda ubwire abantu bose batanyizera, babwire ko ari njye mwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, babwire ko nibatanyizera bazapfana ibyaha byabo. Ndavuga ntaha. Cya kabiri arambwira ngo ugiye kugenda umbwirire abantu bavuga izina rya Yesu, ubabwire ngo Yesu ni mumukure ku minwa mumushyire mu mitima. Arambwira ngo abantu benshi bazi kumvuga neza, bazi kunyamamaza, yewe izina ryanjye banarivuga barikunze, ariko ugenda ubambwirire ko ntanezezwa n'abantu bamvuga ku minwa ariko mu mitima yabo batantunze, kuko abantu benshi baramfite ku minwa cyane bitewe n'ibyo bashaka, bitewe n'inyungu babibonamo, bitewe n'uburyo bifuza bo ubwabo, ariko mu mitima yabo ntabwo bamfite nk'umuntu wahindura ubuzima bwabo, uhindura imikorere yabo n'imiterere yabo kugira ngo bakire agakiza bya nyako. Ndavuga okay sawa. Arambwira ngo uzahura na benshi bazi kumvuga neza muri ubwo buryo, rero wowe uzitonde, uzirinde, uzamvuge uko wumvise nakubwiye no kubindi ngiye kuzaguhishurira. Uyu mugabo rero twarabyemeranyije, arangije arigendera. Hanyuma nanjye ntaha mfite ubwoba mu mutima, ngeze mu rugo mbite njya kuryama, ndaryama. Uwo munsi nirirwa ntacyo kurya ndiye kubera guhungabana mu mutima wanjye. Urumva ni ibintu bishya byari bimbayeho, numvaga nibaza ibyo bintu byari byanyobeye. Hanyuma birangiye ku munsi wakurikiyeho mu gitondo cyaho ku itariki 12 twarahuye n'ubundi ndi ku musigiti, ansanga ku musigiti. Mubonye nari ndi kumwe n'abandi bayisilamu duhagaze ku musigiti, ndavuga ngo yani wa mugabo weje twari kumwe. Nanjye ndavuga ngo ataza kunyandagaza akankoza isoni muri aba bantu. Ndavuga okay, reka nicire muri iyi nzira
nimara guca muri iyi nzira hanyuma nawe ubwe naza arambura, ubwo nari nzi ko mbese ndi bumwishe bikemera, ndakata ndigendera. Inzira nakatiyemo nagiye kubona mbona mpuye nawe, mu guhura nawe arangera aransoza kwa kundi antorera salamu ndayikiriza, maze kuyikiriza ndangije turagendana tugerana mu rugo. Uyu mugabo rero ambera ibamba, arambwira tumva rero Abdallah, uri umushehe mu idini ya Islam, uri umuyobozi mu idini ya Islam, ariko ndashaka ko uba umubwiriza butumwa bwiza, ukamamaza ibya Isa wapfuye kandi akazuka, apfiriye abantu ibyaha byabo, hanyuma wowe ukaba mbese ugiye guhindura ibwiriza butumwa wakoraga ugiye gukora irindi. Ndangije namubwira ngo okay niko bimeze nkwiye. Arambwira ngo ugiye gutangira wandika, anyandikisha inyandiko ya mbere nanditse twicaranye mbona ngone kumukeka, yitwaga ngo ubuzima bwa Yesu Kristo muri Qur'ani na Bibiliya. Aranyandikisha iyo nyandiko ndayandika ku tariki ya 12, 13 no ku tariki ya 14. Aya matariki yombi yose twarandikiranye, yarandikishaga akambwira ibyo nandika, noneho narangiza ku mugoroba byagera agataha tugatandukana, nanjye ngasigara njyenyine. Ku munsi wa nyuma rero twandika yarambwiye ngo ngusigiye examen, ngusigiye isomo, nanjye nzagaruka muri examen, ubwo witegure nzagaruka twongere tuganire. Ndavuga ngo sawa. Kuva uwo munsi rero ntangira kumva ibintu mu mutima wanjye, intambara mu mutima, ntangira kuburana nibaza ibyo bintu byari byo. Muri ibyo rero nagiye nkora amasengesho kugira ngo nsabe Imana imvangurire, menye niba atari imyuka mibi yangendereye. Abayisilamu bajya bakunda kuvuga ngo imbaraga z'amajini, navuga ngo hari imyuka mibi ishobora kuba yansanze, amajini mabi yansuye anyereka ibi bintu, arambesha ngo ni Isa nyamara atariwe, kuko numvaga ko Isa yagiye mu ijuru atagomba kugaruka hano kuri iyi si. Rero nakomeje kubaho muri ubwo buzima muri iyo minsi, hamwe no gusenga nkanyangira utuntu mbishurirwa duke duke mu matwi yanjye, nkumva hari umuntu nyongorera akambwira nk'ikintu, nimba hari ibintu uri kwibaza akamba nk'ijambo muri Bibiliya cyangwa se akamba ijambo muri Qur'ani, ibintu nk'ibyo. Rero twarakomezanyije nje nawe, turakomeza muri ibyo bintu, muri ibyo yerekwa uburyo bwo guhishurirwa, ariko umutima wanjye ari intambara ufite gushidikanya. Hanyuma muri uwo mwaka nza kurwara, indwara yatumye bamvana aho ngaho nari ndi mu karere ka Ruhango, barambwira ngo ninjye kuyivuza nimara gukira nzabone ngaruke mu kazi. Rero bampa amafaranga yo kumerekeza, ndangije ndataha ngene nk'umuntu urwaye, kandi koko nari ndembye icyo gihe ngiye kwivuza. Ubwo abantu bari batuye muri ibyo bice byo kubahana nk'abayisilamu twabanaga bo barabizi uburyo nasezerewe ngataha. Noneho mu misengere yanjye nasabaga Imana ngo imfashe imvangurire, ingurire y'imyuka mibi, imbanurire ku mwuka wayo, aricyo abayisilamu bita Ruhul Qudus. Ndavuga ngo ibi bintu birananije mu bwonko, birananije mu mutwe. Naragiye ngena nk'umuntu ugiye kwivuza, ariko iyi ndwara yaje gukira ari nta muti nyoye. Rero imaze gukira nta muti nyoye, naje kugera igihe ndandika ndababwira ngo narakize, ndashaka gusura mu kazi. Barambwira bati ihangane. Aha hagati muri iki gihe hanyuzemo intambara, hanyuzemo utubazo tutari twinshi, ariko mu mpera z'uyu mwaka naje gushaka uburyo natoroka ngahunga Yesu, nkavuga ngo ngiye guhunga nigire mu kindi gihugu. Aha rero nashatse guhunga nerekeza i Uganda, ariko nabwo ntibyankundiye, kuko aho nageze ku mipaka hose ntabwo byemewe ko nambuka, kandi nari mfite ibyangombwa binyemerera kwambuka. Noneho rero ubwo hano nabwo harimo ubundi buhamya bw'urwo rugendo nakoze, n'uburyo nagaruwe, uburyo nasubizwe inyuma, ibibazo byavutsemo, kugeza nemeye gutuza ngaceceka. 2012 ubwo akanakoma ngacumbitse kugira ngo nihutishe, niba ngombwa nako wenda nzakavuga mvuga ibyabayemo hagati aho. Mu mwaka wa 2012 mu kwezi kwa mbere naje guhamagarirwa gukorera mu karere ka Nyabihu. Umuyobozi w'akarere ka Nyabihu mu idini ya Isilamu yarampamagaye, arambwira ngo bampaye nimero zawe ku buyobozi bw'umuryango mukuru w'Abayisilamu, bampaye nimero zawe kugira ngo nguhamagare, nimara guhamagara nkubwire kuza tugakorana. Iyo miryango rero yadukoreshaga, bamaze kuvugana nawe nanjye barambwira, ndagenda njya gukorera mu karere ka Nyabihu. Noneho njya gukorera ahantu bita muri Vunga mu murenge wa Shira, abariho njya gukorera, ariko mbakorera uwo mugabo mwungirije wari uhagarariye Isilamu mu karere ka Nyabihu. Narakoze mpamara umwaka nk'umuntu wari wagiye mu kazi, numvaga ko nzabona amafaranga ya buri kwezi,
kandi koko twari twanayumvikanyeho. Nk'umuntu wari usanzwe akora ahembwa, numvaga ko ntashobora gukora ntari kubona amafaranga. Narakoze rero, umwaka urinda kurangira nta n'igiceri na kimwe bampaye. Imibereho yanjye tunzwe na bamwe mu bavandimwe b'Abayisilamu batemaga igitoki bakanzanira, bakazana ibishyimbo se, bakazana ibijumba, bakazana ufite bitanu akama, ufite bibiri akama, ati uri umuntu umubwirizabutumwa, uri umwigisha wacu, ntabwo ugomba kwicwa n'inzara. Narahabashye. Mu kwezi kwa 11 ko muri uyu mwaka naje gufatwa n'indwara. Iyi ndwara yamfashe nayo yaje gukira mu kwezi kwa 10 2013. Urumva ngo 2012 mu kwezi kwa 11 naje kuyikira muri 2013. Muri uyu mwaka amaze gufatwa n'iyi ndwara, noneho nararwaye, banjyana ku ivuriro hariya muri Vunga. Noneho ndi muri iryo vuriro ndarwaye, ndyamye mu ivuriro. Noneho mu ijoro rimwe wa mugabo arongera aragaruka, asanga aho ndwariye, aransuhuza. Aramaze ansuhuza kwa kundi nyine ko Abayisilamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndamwikiriza ni wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amaze kunsuhuza noneho turaganira, yicaye, nari ndyamye ku gitanda, aho ndamburiye amaguru niwe yabanje kwicara. Arambaza ngo Abdallah, uri gukora icyanga? Namubwira nti se ko wambwiye kuzi byose kubera kutazi impamvu ndaho. Arasaka, aramwenyura, arahaguruka, aransanga, yegera imbere hamwe nanjye. Maze kunyegera arambwira ngo rero Abdallah, aha ngaho uri ndahazi, n'icyakuzanye ndakizi. Iki kibazo ninjye wagiteje. Nagiteje kugira ngo ndebe byibuze ko hari uburyo wahinduka, ugahindukira. Ndangije namubwira ariko ibi bintu urimo kumbata ntabwo nabishobora, urimo uranshiramwe ibintu nashoboye. Arambwira ngo uzabishobora. Namubwira ngo ibintu by'ubukristo nakajagari, ntabwo ngewe nabivamo. Arambwira ngo uzabishobora, ubikore nkuko nakubwiye kubikora. Arangije ahita ambwira ngo hari ibintu bine nshaka kukubuza. Yarambwiye ngo ntuzongere kuvuga ko Isa ibn Maryam atapfuye, kandi ntuzongere kuvuga ko Isa ari ibn Maryam, ari umuhungu wa Mariya. Cya gatatu arambwira ngo ntuzongere gusenga wubitse umutwe hasi. Icya kane arambwira ngo ntuzongere gusenga werekeye imaka. Ndamubwira ngo hari ibintu urimo kumbwira ntashobora. Kumbwira ngo sinzavuge ko utapfuye, sinzongere kuvuga ko utapfuye. Mu idini ya Islam twemera ko utapfuye. Rero ntabwo nashobora kujya kuvuga ko wapfuye kandi nyuranyije n'amategeko n'inyigisho za Islam. Cya kabiri kumbwira ngo sinzongere kuvuga ko uri umuhungu wa Mariya, ntabwo nabishobora kubera ko Abayisilamu bemera ko uri umuhungu we, na Bibiliya nayo niko ibyemera. Ndangije cya gatatu namubwira ngo sinashobora gusenga mu masengesho ngo nyarangize ntubitse umutwe hasi cyangwa se ngo nerekere imaka. Ibyo ntabwo bishoboka kuko ni umuyobozi mu idini. Ni gute nayobora abandi ngiye nkanyuranya nabo mu isengesho kandi ari ngewe ubayoboye? Arambwira ngo ibyo byose uzabishobora. Mwami Yesu amaze kumishurira ibintu bine, yampaye n'inyigisho zabyo, amba ibisobanuro byabyo, kimwe ku kindi, kimwe ku kindi, kimwe ku kindi. Ibi nabyo nituza kubona umwanya ndaza kubivugaho, sibyo? Reka mbihagarikira aha ngaha, ariko nimbona umwanya ndaza kubivugaho, sobanure kamwe ku kandi kugira ngo dusobanukirwe n'impamvu yambujije gukora biriya bintu. Arangije umwami Yesu yakoze iki? Yakoze ku maso yanjye, asa n'uyakozeho, akozaho n'intoki ze rwose ku maso. Amaze gukora ku maso, mera nk'umuntu utakaje ubwenge, maso yanjye atangira kureba ibindi bintu. Nibwo nagiye mwiyerekwa rero, kwishurirwa ahantu hari ikibuga kinini cyane. Ahantu naje kwahishurirwa ibintu bikomeye bavandimwe. Ndabizi neza ko hari ibintu bimwe mvuga muri ibi bintu nahishuriwe, bamwe bakantera amabuye, bamwe ntibumve bashaka no kubyumva, ariko ni byiza ko mubyumva kubera ko sina ngombwa ko ubuhanuzi cyangwa se ibwirizabutumwa rigendana n'amarangamutima yawe. Ntabwo ari ngombwa. Naje kubona ibintu bikomeye, aribwo naje guhishurirwa abigisha b'ibinyoma benshi bari muri uyu murimo witwa ibwirizabutumwa rya Gikristo. Bihishe mu Bukristo, bambaye umwambaro w'Ubukristo, nyamara mu mitima yabo atari Abakristo, batanemera Yesu Kristo, ahubwo icyo barebye ari za nyungu twavuzeho muri cya gice cya mbere. Uyu mwambaro w'Ubukristo wambawe na benshi. Aha rero naje kubibona, mpabona abapasiteri batandukanye, mpabona abaririmbyi baririmba ku giti cyabo batandukanye, bagiye bajya kurahira aho hantu kugira ngo bahabwe imbaraga zibakoresha, zituma bamamara, zituma bamenyekana, yewe zinatuma bakira. Niyo mpamvu uzasanga benshi muri bo bavuga ngo bari muri gospel, niko nyine babivuga ngo ni gospel mu rurimi rw'icyongereza. Ukabona mbese ko abantu bari mu kwamamaza inkuru nziza, barimo kuvuga ibya Kristo rwose, barimo kuvuga iby'Imana, ngo naba
abamamaza Imana, ni abahamya b'Imana, cyangwa se bararirimba indirimbo zihimbaza Imana, aho kugira ngo bumve ari ziramya Imana, ahubwo ugasanga ni indirimbo zigendanye n'amarangamutima yabo. Benshi baziririmba mu buryo bwo kwikururiraho abantu, kubera ko barimo barahuza n'ibyo abantu bashaka. Hari indirimbo rwose ushobora kumva ko ntari indirimbo ihamya Imana, ntari indirimbo ivuga Imana, ahubwo ni indirimbo zirimo incuro, gucurirana, gutukana mu ndirimbo, gusebanya mu ndirimbo, kuvuga ibindi bintu bitari byo. Zimwe muri izo ndirimbo abantu benshi mujya muzumva. Rero tukazakira, tukabyina, tukishima, tukibwira ngo nizo kuramya Imana, ariko nta kuramya Imana kuri muri izo ndirimbo, ahubwo nuko bihuje n'iby'amarari yacu. Naje kubonamo abayobozi b'ibihugu bitandukanye, abakuru b'ibihugu bitandukanye nabo bajya gusaba izo mbaraga. Naje kubonamo abasirikare, mbese nanyuze mu bice bitandukanye byinshi, mbone iryo yerekwa ahantu niteye, urumva ngende kwa muganga, ariko Kristo yakoze ku maso njya mwiyerekwa. Muri iryo yerekwa nibwo naboneyemo ibyo bintu byose. Ariko icyo nitayeho cyane ni ukureba abantu bavuga ko bakora umurimo w'Imana, abantu bavuga ko barimo kwamamaza ijambo ry'Imana. Nkabona abapasiteri amazina yabo amwe narayavuze kuri Zaburi nshya, ariko uyu mwanya ntabwo ndi buyavugeho kuko banarabimbujije. Ariko nabonyemo benshi, ndababona, mbonamo n'abaririmbyi bamwe na bamwe nabo ndabamenya, bari ibyamamare, narababonye. Urumva icyo gihe kuri Zaburi nshya navuzemo abaririmbyi bamwe barimo bamwe ba Tanzania, bandi bo mu Rwanda ahangaha, ndabareba. Benshi muri abo bantu batangira bakora umurimo w'Imana neza, ariko iyo bagejeje hagati bakinjira muri icyo gihe, baba bamaze kuva muri bwa bushake bw'Imana no kwanga kunyura mu irembo rifunganye, ahubwo bagashaka guca mu irembo rigari. Aha rero mbona abapasiteri barahira, babwirwa amagambo ko batagomba kuvuga ku cyaha, bazajya birinda kubwiriza iby'icyaha, ahubwo bazajya babwira abantu ibyerekeranye n'umunezero, babwira abantu iby'ururutse imitima yabo, nk'uko kenshi bakunda kubivuga bati ni ubuhanuzi bwa Bibiliya, ngo mubwire abantu iby'ururutse imitima, mubabwire ko intambara zaho zishize, muvuge ko ibibazo byarangiye, ko n'ibyaha babibabariwe. Urumva, noneho abantu rero bakazana ubutumwa bw'amahoro, babwira abantu ko Imana yababariye ibyaha nta kibazo, kuba ari umukristo birahagije, kuba asengera kwa runaka birahagije. Abantu benshi bagendera muri icyo kigari. Aha rero naje kuhabona ko barabwirwa ngo nimumara kwirinda kuvuga ku cyaha cyane, kuko nimuvuga icyaha abantu bazabahunga bajye kure yanyu, ariko nimwirinda kuvuga icyaha, mukagira ibintu byinshi mwirinda kuvugaho, abantu bazajya babayoboka, bumve ko kuba bari gusengana namwe bihagije. Kandi abo baje gusenga nabo si uko bazaba bakeneye Kristo ukiza imitima yabo, bazaba bashaka Yesu uhindura ubuzima bwabo bwa hano kuri iyi si. Aha rero niho nabiboneye, mbona anyereka abantu bakora ibitangaza, abari bamaze kurahira hariya imbere y'uwo mugabo, bamaze kurahira babona bakora ibitangaza, bya bitangaza bamanura bakora, abantu bakabakoraho, abantu bakitura hasi, abantu bagahungabana mu mitima no ku mubiri. Ibyo bitangaza nabibonye babihererwa hariya aho bari bamaze kurahirira ziriya ndahiro. Ubwo menye ko ibitangaza byinshi bitava ku Mana. Aho niho nabiboneye. Noneho aho hantu kandi niho naje kubona ko ababwirizabutumwa benshi batatumwe na Kristo, benshi batatumwe nawe, ahubwo batumwe n'inda zabo, abenshi batumwe n'ibyubahiro bashaka, abenshi batumwe no kugira ngo bamenyekane babe ibyamamara. Niyo mpamvu uzasanga benshi bamamara, mubwirizabutumwa ugasanga ntazi kuvuga Yesu cyane, ahubwo baragenda abwira abantu ngo muzaze hano iwacu, muze murebe bishop runaka, amazina, amatelefoni, baramamaza amazina yabo kuruta uko bamamaza izina rya Yesu. No ku nsengero nyinshi ubu ngubu usanga bashyizeho amafoto y'ababishopu babo. Ibyo rero naho nabiboneye, izo mbaraga ndazibona. Aha niho naje kubonera yuko abantu benshi bakora amakosa batazi. Hari abantu bagiye batoboza amatwi, batazi niba ari bibi cyangwa niba ari byiza. Aba bantu batoboje amatwi kubera ubwibone, ugasanga umuntu yarenze gutobora amatwi ku matwi ye, akatobora inshuro nk'ebyiri cyangwa eshatu, ashyiramo amaherena y'uburyo butandukanye. Bandi barenze ibyo batobora amazuru, bandi barenga n'ibyo batobora n'iminwa yabo, baragenda mbese ubwibone burabasanga. Bandi bakora amabara yo kugenda bihinduranya, abandi barafite imisatsi ku mitwe yabo ukagira ngo ni amabara y'inyamaswa runaka, mbese ntushobore gutandukanya umuntu ku mutwe n'inyamaswa runaka. Aho ibyo bintu byose naje kubibonera aho ngaho. Naje kubona rero abantu batobora amatwi bashaka kujya mu ijuru, naje kubona abantu bahinduye amasura yabo nabo bashaka kujya mu ijuru, mbona abantu bitezeho imisatsi nabo bashaka kujya mu ijuru, mbona abantu bambara imyambaro ubona y'urukozasoni nabo bashaka kujya mu ijuru. Bose iyo bageraga imbere y'uwababazaga baravugaga ngo agakiza kari mu mutima ntabwo kaba ku mubiri,
ngo ntabwo waboneye agakiza kacu ku mubiri ahubwo agakiza kacu kari mu mutima. Aha niho numvira ijwi rimbwira ngo agakiza kari mu mutima kikagaragara inyuma ku mubiri, ako ntabwo ari agakiza. Nabwirwa ngo ibyo ntabwo ari agakiza, ahubwo ni ishusho y'agakiza ariko atari agakiza. Barabeshya ngo bafite agakiza ariko atari ko kabarimo, nta kabarimo. Agakiza nyakuri ni akavuye ku mutima kakagaragarira hehe? Inyuma ku mubiri. Niko na Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya 10 umurongo wa 9, arababwira ngo niwamamarisha Kristo akanwa kawe ukavuga ko ari umwami uzakizwa, ariko nubyemeza umutima wawe bwite ko Yesu Kristo ari umwami yapfuye kandi akazuka, nibwo uzabarwa ko uri intungane. Rero ubarwa ko uri intungane kubera wabyemereye mu mutima wawe, ariko ugakizwa by'ukuri kubera ko wabyamamarishije akanwa kawe. Imirimo yawe rero irakwiriye kwerekana neza ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Hagomba kubaho imirimo idutandukanya n'iy'ab'isi. Aha ngaha nabwo narabibonye, aho bamwe babwiwe ngo muhinduke bikananirana. Umuntu watoboye amatwi izo nzira zose bamubazaga niba ari biki yashakaga, ati nabonye abandi babikora nanjye nifuza kubikora kubera ko nabonaga ari umurimbo. Baramubwira ngo rero niba ushaka kujya mu ijuru urakuramo amaherena, umanze ufate iyo nyama watoboye wakuyeho ubanze uyisubizeho. Ati ntabwo nabishobora. Arabwirwa ngo niba utabishoboye rero inzira ijya mu ijuru ntabwo yinyuramo, kubera ko iyo nzira mwabwiwe ko ari inzira ifunganye, mwanze kuyinyuramo munyura mu nzira ngari. Arongera arambwira ngo abantu bafite imisatsi ku mitwe bateyeho barabagenda bongera imisatsi ku mitwe, abenshi nta nubwo bazayiva. Benshi imyinshi mwira misatsi nayo ndaza kureba uburyo nza kuyivugaho, mbabwira abantu benshi bayambara bayishyiraho batazi ahantu yakomotse, hanyuma mbabwire ayikomoka n'ibintu iba yakoreweho, ku buryo umuntu uyifite agenzurwa n'imbaraga z'umwijima zishobora gukora amarorerwa mu gace atuyemo, mu rusengero asengeramo, mu itorero abamo, ariko we ntamenye n'abandi ntibamenye ngo byaturutse hehe. Hanyuma kandi ahangaha naje kuhabonera abantu bagiye bahindura amabara yabo. Imana ijwi ry'umwami rwa twari kumwe arambwira ngo aba bantu bahinduye amasura yabo ni abantu bakosoye Imana, abantu bakosoye Imana. Ngo kandi Imana ntukwiriye kuyikosora, nk'uko ikibumbano kidashobora kubaza uwakibumbye ngo kuki wambumbye utya, niko n'umwana w'umuntu adakwiriye kubaza Imana impamvu yamuremye imuhaye isura. Abantu bamwe bita urukara, abandi bakitwa abazungu, abo mu ibara ritukura n'imihondo. Rero wowe ibara Imana yaguhaye wari ukwiriye kunyurwa naryo, ubwo utanyuzwe naryo ntuzinjira mu ijuru. Ahangaha rero naho hari ikibazo gikomeye cyane. Ibi nabyo nimbona umwanya ndaza kubisobanura kuko byo biri mu butumwa bugomba guhabwa abantu, kandi ahangaha ndacyari mu buhamya. Rero iryo yerekwa ryarakomeje, mpabonera ububyutse, mbwirwa ngo igihe kigiye kugera Imana isuka umwuka wayo ku isi, kandi uwo mwuka wagombaga gusukwa mu isi ari wo mwuka abantu benshi bamenyereye nka Pentecoste cyangwa bazi nka Pentecoste, igomba gusukwa mu isi igahera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, hagaheramo ububyutse buzambuka bukagera ku isi yose, ariko ubwo bubyutse buturutse mu gihugu cyacu. Ni ukuvuga rero ko ubwo bubyutse bugomba guturuka ku bantu bazahaguruka n'imbaraga basenga, basaba Imana, binginga Imana, hanyuma Imana ikabakoresha ibakuye mu bice bitandukanye, ariko bakaza bamamaza ubutumwa nanone bufite itandukaniro na bariya bantu. Aha niho umupasiteri ashobora guhabwa uwo bushumba, agahabwa ubupasiteri ariko abantu babanje gusenga Imana ikabyemeza. Ntabwo bazahabwa ubupasiteri n'ubwenge bw'abantu na bya bindi byo ngo abantu barize ngo mugiye kujya mukorera Imana mwarize. Ibi bizavaho, iri tegeko rizahinduka. Abantu bekongera gukora umurimo w'ibwirizabutumwa ngo kubera ko bize amashuri ari abalisansiye, abafite za PhD, ari abadogitora. Ibi bizavaho kubera ko umwuka w'Imana azaba yamaze gusukwa, hasigare hakora umurimo wakozwe n'imbaraga z'umwuka w'Imana kurusha ubwenge bwa muntu. Ibi rero mubyitege, ubu bubyutse buzaza. Hanyuma abapasiteri, abayobozi b'ibice runaka mu itorero, mbere y'uko babihabwa bazajya babanza babasenge. Kandi igihe navugaga ubu butumwa no kuri Zaburi nshya mbabwira, narababwiye ngo hari amatorero azafungwa, amenshi muri ayo matorero azafungwa. Bamwe muri yo murabizi ko yanafunzwe, hariho n'andi muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda no ku isi amatorero azafungwa agakurwaho burundu akanibagirana, kubera ko abantu benshi bazajya bavuga ngo mwaratubeshyaga, mwagiye muturiganya, ntimwatwigishije agakiza ka nyako, ahubwo mwebwe mwatwigiriraga ibijyanye n'amarari yanyu. Rero birahari ibyo ngibyo kandi bizabaho. Ubu bubyutse buzabaho, umwuka w'Imana ari buyobora.
Ibyo byose rero narabikuboneye muri iryo yerekwa ryo mu kwezi kwa 11 2012. Nageze aho rero nza kuva mu ivuriro ndangije ndataha ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 nibwo naje kongera kugaruka ndongera nigishwa n'umwami Yesu. Mwami wacu Yesu yarongera aransanga 25, 26 na 27. Yaranyigishije arambwira ngo ugiye kwandika indi nyandiko ivuga ngo ibanga rya Yesu Kristo muri Korani. Iryo banga ryiwe yarambishurira ambwiramo ibintu byinshi. Nanjye niho naje kumenyera ko Korani tubwira ko Yesu yapfuye, ariko kumbi mu idini ya Islam tukabihakana. Niho naje kumenyera ko n'intumwa Muhammad yemeraga ko Yesu yapfuye, kandi ko nawe uzajya mu ijuru atamaze kwemera Yesu, ariko abayisilamu benshi bakabihakana. N'uyu munsi wa none barabihakana ko Yesu atashobora gukiza abantu. Rero muri iyo nyandiko yitwa ibanga rya Yesu Kristo muri Korani niho naje kumenyera ibyo byose ndabihishurirwa. Iyo nyandiko nayo yanditse mu minsi ngahe ni 3 yose. Ndangije bibaho ngaho mu mwaka wa 2000 rero na 12 nawe ubu rarangiye mpita nsezera mu buyobozi bw'idini ya Islamu. Ndagenda numvaga ko ndacyafite uburwayi, ndarwaye ndarembye, kandi ndakeneye gushaka uburyo nanjye nabaho. Uyu mwaka wa 2013 rero nawinjiyemo ndwaye bwa burwayi, ariko narivuje indwara yanjye yarabuze ubuvuzi. Aho nanyuze hose muri Kigali n'ahandi hantu hose bagiye bandangira barapimaga indwara bakayibura. Hanyuma igihe cyarageze nemera kurwara ndyamye mu rugo, ndavuga ngo uko byagenda kose nimpfa ni byiza, nimba napfuye kandi Imana izankiza. Bigeze mu kwezi kwa 10 ndwaye bwa burwayi, nari narananutse narashizemo, nta mbaraga nari nkigira, nta bundi bushobozi nari mfite, nta kintu nari nsigaranye. Ibyo nari ntunze byose byari byaranshizeho. Imyambaro nari naragurishije, amakanzu yanjye meza nari naraguza mpenze narayagurishije, ingofero zanjye nziza naraguze zihenze nari narazigurishije. Buri kimwe cyose nari ntunze cyari cyaranshizeho, ku buryo byageze n'igihe umugore twari kumwe nawe yagurishije amakanzu n'imyambaro yambaraga, kandi byari bihenze. Dusigarana ubukene n'ubutindi utashobora gusobanura ahangaha. Hanyuma igihe kiragera mu kwezi kwa 10 rero nibwo bwa burwayi nari ndwaye bwari bugeze igihe cyo kugira hari ngo bukire simbizi, ariko ibimenyetso bifatika bitaragaragara. Rero aho nari ndwariye hari mu miryango yacu. Noneho haza umuntu aravuga ati kuki umuntu arwariye ahangaha mutamujyanye kwa muganga? Bati twebwe ntabwo dushaka kugira ngo aturushe, atuvune, atugore. Nanjye ndanyire nabwo ngo sinshaka kubagora, nimundeke narivuje byarananiranye. Ubwo rero uko byaje kugenda nuko naje uwo muntu wari uje ari umupaseri yaraje afatanya n'abandi bavandimwe abaturanyi, baramfata baranterura banshyira kuri moto banjyana kwa muganga. Ngeze kwa muganga rero ubwo ni mu kwezi kwa 10 2013. Ngeze kwa muganga naraharaye ijoro rya mbere. Mu ijoro rya kabiri naje kwinjira, ijoro rya kabiri cyangwa rya gatatu naje kwinjira mu iyerekwa, ariko ndota mbona ari nk'inzozi. Ndota niruka cyane nyura mu muhanda uharuye wihita cyane, narihuse cyane ku buryo nabonaga umuhanda ari muremure ntaza uri bugarukire. Ngeze ahantu rero sasa nashaka abantu bumve, ahangaha narahageze ubutaka buracika. Ubutaka bucitse sigara nubwo nari mpagazeho gusa, ndebye hirya ndebye hino ndebye imbere ndebye inyuma, mbona ntaho gusimbukira ntaho guhungira ahari. Ndavuga ngo ibyanjye birangiriye ahangaha. Igihe nkibaza ibyo ndi bukore, imbere yanjye hano nerekezaga hahise hameramo ishyamba, mbona hahagazemo umugabo arampamagara arambwira ngo Abdallah. Ndamubwira ngo naam. Arambwira ngo aho ngaho urakurwa n'ijambo rimwe uri buvuge. Ndamubaza ni niriye jambo ndi buvuge? Aha niho naje kumenya irindi zina ntarinzi kuri Yesu. Arambwira ngo urakoresha iri zina rivuga ngo mu izina rya Yashua Hamashiya w'i Nazareti. Urumva? Nuvuga iryo zina uravaho, nutarivuga nturi hafi. Zina rya Yashua Hamashiya, ndamaza si Yashua Hamashiya ni igiki? Arambwira ngo wa wundi witwa Isa Masihi niwo witwa iryo zina mu rurimi rw'Igiheburayo. Iryo zina rero nurivuga utyo nibwo uri bukire. Ndavuga ngo nabujijwe kuramya ibigirwamana, ntabwo iryo zina ndi burivuge. Ndabyanga. Arambwira ngo nutarivuga ubuzima bwawe burarangirira aho ngaho. Nibwo yambwiye ngo kandi nkarabiye imbere yawe, amaraso yawe ntazambarweho nakuburiye. Aricecekera. Tangira kurwana n'umutima, ndatangira mvuga ibya Korani, ndatangira nsoma amaduwa yose narinzi,
ngo ndebe ko Imana yandengera. Ubutaka nari mpagazeho buri kumanuka numva, bwamanukaga numva buramanuka, noneho igihe ngikirana nibyo ndi gusenga mu bundi buryo bwose bushoboka, ubutaka nari mpagazeho hasi nagiye kumanumva buracika, noneho mu gucika numva buraturitse. Mu guturika kwabwo navuga ni kandi koko ibyanjye birarangiye. Igihe rero ndimo kumanukamo hasi nibwo numvise ijwi mu mutima wanjye ryanyongorera irambwira ngo emera uvuge muri iryo zina, kubera ko aho ngaho uri uyu mwanya uri gupfa, ubuzima bwawe buri kugenda buyoyoka, burimo burarangira. Emera uvuge muri iryo zina. Arambwira ngo mbese ntabwo wigeze usoma amagambo ari mu byakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 12, ndamaza ngo handitse nk'iki? Arambwira ngo handitse ngo nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu mukwiriye gukiriramo kereka iryo zina rye. Iri zina rya Yashua ni izina risobanura ngo Imana niyo ikiza. Rero haguruka urivuge, numara kurivuga urakira. Ndavuga ni koko, ndangije navuga ngo ni gute navuga iri zina? Ndangije mu mutima navuga ngo reka ndivuge, nimba ndi wo gupfa mpfe, niba ndi wo gukira nkire, nta kundi byagenda. Nibwo niyemeje ndarivuga, ndivugana urusaku rurerure cyane, ndavuga ngo mu izina rya Yashua Hamasiya w'i Nazareti. Mu gihe ngivuga iryo zina ntabwo nzi uko byagenze, ntabwo nzi niba narazamutse hejuru, ntabwo nzi niba narakase ubutakamo kabiri, ntabwo mbizi. Icyo nabonye nuko nabonye mpagaze muri kagashyamba mu gituza cya wa mugabo namuhobeye. Arangije ambwira amagambo akomeye, arambwira ngo humura ntugipfuye, wongerewe igihe cyo kubaho, haguruka ugende wamamaze umwami Yesu. Aha rero niho namenyeye iryo zina rya Yashua nari maze kubabwira. Naryo ni izina nkunda gukoresha cyane, ni izina nkunda kuvuga. Igihe wumvise narivuze ntibikagukange, ntibikagutera ubwoba, wumvise mvuze izina rya Yashua Hamasiya, kuko iri zina narikunda cyane. Maze kurimenyesha, maze kurikiriramo, nararikunze, ngerageza no gushaka ibihamya byaryo byimbitse kugira ngo numve ibisobanuro byaryo. Nibwo namenye neza icyo risobanuye, ko Yahwe ari we mukiza. Yesu yaje mu isi rero, aza mu isi mu izina rya Yahwe, aza kugira ngo akize abantu, aza muri iyo shusho yo kugira ngo dushobore kubaho. Iri zina rya Yashua rero ndarikunda cyane, niryo zina tuboneramo agakiza, ni naryo zina Pawulo yavuze ngo ni izina riri hejuru y'amazina yose, kandi atari muri icyo gihe Pawulo yarimo gusa, atari no muri iki gihe natwe turimo gusa, ahubwo no mu gihe kizaza. Ni izina rero yahawe riri hejuru y'amazina yose. Igitangaza rero cyabaye nuko maze kuvuga muri iri zina, bwarakeye mu gitondo haza abaganga bongera kureba abarwayi no kubasuzuma. Noneho nanjye bangeraho, basoma impapuro zanjye n'izo nari narakuye ahandi, barareba baravuga bati uyu muntu indwara ye ko yabuze itamenyekanye ni ukubera iki? Baribaza bose birabayobera, barapima mu buryo bwabo bashoboye, barangije barongera batwara amaraso. Igitangaza cyabaye nuko ku masaha ya 8 z'amanywa baje kugarukana igisubizo, barambwira ngo ndwaye malariya y'imisaraba 5. Nicyo kintu cyantangaje. Abari aho nabo baravuze bati malariya y'imisaraba 5 umuntu agihumeka akiri muzima, bati ntabwo bishoboka. Baranyegera, barambaza, mbasobanurira igihe nafatiwe n'ubwo burwayi, ndasobanura, ariko bareba baravuga bati iyi ndwara biki? Igitangaza rero cyabaye nuko baje kumpa imiti, kazagera igihe ngakira, ariko nkize ntabwo nashote ngiye hehe mu Bukristo, ntabwo nagiye kwamamaza izina rya Yesu. Ariko narikomereje mu by'idini ya Isilamu, njya ku Gisenyi hariya ndahakorera, ndahaba Igisenyi, ndetse umudamu tugerageza gukora no kwiyegereza abandi bantu, ariko sinaba njyenyine, ahubwo niyegereza abantu basenga kugira ngo njye nganira nabo, numve ibi bintu ibyo ari byo, numve ibintu bindiho niba hari abandi byigeze kubaho, abantu n'abapantekote ku Gisenyi. Rero aho ngaho ku Gisenyi naje no kubaka inzu yaje gusengwa muri 2018. Mu kwezi kwa 4 rero 2014, ku itariki ya 7 iya 8 n'iya 9, naje kwandika inyandiko ya 3 umwami Yesu yanyandikishije. Anyandikishije inyandiko ivuga ngo intsinzi y'umwami wimye atamenya amaraso y'abandi, ahubwo yamenye amaraso ye kugira ngo arengere ingoma ye. Aha ngaha rero yarayinyandikishije, anarangije arambwira ngo ubu niyo nyandiko ya nyuma nkwandikishije, turi kumwe imbona nkubone, ibisigaye tuzajya tuganira mu bundi buryo, ariko nutemera nzagukorera ikintu gikomeye n'abantu bose bazareba. Nk'umuntu wari ukize iyo ndwara, naravuze ngo uyu mugabo ashobora kuzamvuna amaguru, ntinya ko azamvuna amaguru cyangwa akankora ikindi kintu gikomeye kidasanzwe. Ndangije rero nibwo nagerageje gukomeza, hanyuma igihe kiragera,
ndikomereza muri bya bindi n'inzu imaze gusenywa 2018 nikomereza hano muri Kigali, hanyuma nza kwimukira Rwamagana. Nanone ngeze muri Rwamagana, muyobozi w'Abayisilamu mu karere ka Rwamagana aza kumenya neza yuko nagezeyo ko ariyo mba, nawe aza kunyandikira ansaba ko namufasha tugafatanya umurimo w'ibwirizabutumwa bya Isilamu. Hanyuma anyohereza ahantu bita Karenge, hari umusigiti, ambwira ko ariho njya gukorera. Muri iyi myaka ariko 2018 na ndi hano muri Kigali, ni ukuvuga ngo najyaga nkunda nabwo kwiyegereza abantu basenga, nasengera ku rusengero rwa ADEPR hariya muri aho bita ngo ni Kabuga Ville, ngasengana n'undi mudamu w'umupantekoste ntazi neza amazina ye, ariko bamwitaga Mama Giselle. nawe twarasenganaga, ariko ntari nerura ngo mvuge ko nabaye umuntu w'umukristo. Yego, hanyuma rero ndasenga ndabikomeza, ngeze aho hakurya njya gukora muri Isilamu, ndakora ibwirizabutumwa, ariko nkora iryo bwirizabutumwa nzirikana bya bintu nagiye ngira mwiyerekwa, nzirikana za nyandiko nanditse ntari najugunye, kuko hari igihe nicaye nshaka kuzitwika bikananira, ngiye kuzitwika ngo ziveho mbimvemo, ariko bikananira. Hanyuma rero umunsi waje kuba umwe, ariko ndi mu karere ka Rwamagana nagiye ngerageza guhuza abantu tukaganira, kabaganiriza ku by'Imana, ngafata Korani, ngafata na Bibiliya, tugahuza imirongo, ngira abantu benshi bankurikira. Twakoraga agatsiko, tugahura nko ku mugoroba, tukajya kwicarana tukaganirira. Noneho igihe cyaje kugera muri 2019 umunsi umwe rero nza gutungurwa ari saa 6 z'ijoro. Umugabo araza aransohoza, arambwira ati rero ndagarutse. Maze kumbwira ngo aragarutse, arambwira ngo ugiye gukora iki? Arambwira ati ubu ugiye gusezera mu idini y'Isilamu kandi burundu, uvemo ugende ujye gukora bya bintu nakubwiye ko ugomba gukora. Ubwo narahagurutse, ndangije guhaguruka nibwo ngiye ambwira ibyo ndi bukore, ambwira uko ndi bwandike. Maze kumbwira uko ndi bwandike, inyandiko ndayitegura. Ndangije kuyitegura, bukeye mu gitondo njya kuyandikisha kuri machine. Maze kuyandika kuri machine nibwo narangije ndaza. Maze kuza nifuza gutanga ya nyandiko isezera mu idini ya Isilamu ku mugaragaro. Muri uko gusezera mu idini ya Isilamu ku mugaragaro rero, muri iyo nyandiko nari nanditse, hari umuvandimwe namagana amubwira nti rero mukuru wanjye yansuye ambwira ko mba mu idini ya Isilamu ngasezera nkayivamo burundu. Ati bigire vuba ahubwo ataraza, kuko naramuka agarutse azakuvuna amaguru. Namubwira nti sawa, ngiye kubikora. Nibwo mu gitondo nabwiye umuntu w'umudivandiste mu twaganiraga, ndamubwira uzi ko nabonekewe Mwami Yesu akambwira ngo ninjye gutangaza idini ya Isilamu. Noneho arangije arambwira ati genda, arambwira ati genda ibyo bintu wakoze ubikore, ariko umenye neza ko watemye ishami uryicaye hejuru. Ndamubwira rero muvandimwe, iri shami natemye nubwo narikase ryicaye hejuru, nabitegetswe n'uwo mwami, nadashobora kunsama nguye nakazi iki. Ubwo nyine nuko, ariko mwijoro nkabone namubwiye ngo kuri ko ndi mu nzu y'idini, nimara kuyisohokamo biragenda bite, bizerekeza he? Nta mafaranga mfite, nta bushobozi, ntaki. Arambwira ngo genda ukora ibyo nakubwiye gukora, ibisigaye bindekere. Niko byaje kugenda, ndahaguruka ndagenda, ntangaza bya bindi yambwiye gukora. Ndangije inyandiko nzikwirakwiza mu bantu, abashehe ndaboherereza, Abayisilamu muri rusange ndaboherereza. Nyuma yaho nibwo haje kuvuka ikibazo gikomeye ku bafashe za nyandiko bose, baje kumpuza n'abayobozi ba leta. Ubuyobozi bwa Isilamu bwaramanutse buraza, bahamagara abayobozi ku murenge ba leta, bahamagara b'umudugudu n'akagari, bahamagara n'inzego za polisi. Ubwo barangije nanjye barampamagaza, ndahagera nsanga umusigiti wuzuye abantu. Barangije barancunaguza, baransenya, barambabaza, bambwira amagambo menshi, barantuka, abandi ngo banyice, abandi ngo bankore ibiki, ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo. Ariko birangira nta kintu bakoze, kuko banasabaga yuko ngo polisi yakurikirana ibyanjye.
bakazajya bakazamfata igihe cyose bazumva mpagararanye n'abantu babiri cyangwa nageze mu rugo rw'abandi, mbese bambuza guhura n'abantu. Ariko inzego z'umutekano byarangiye zemeje ko nta muntu wabuza undi guhura na bagenzi be. Baravuga ngo kuko mu nzandiko mwamureze ko mwavuze ko arimo kubiba amacakubiri, ariko mu nyandiko ze twabonye nta macakubiri arimo, ahubwo ibyo muri gupfa ni imyemerere yanyu. Rero nimutashobora kubikemura mukaba mumuhagaritse mu idini yanyu, ntazayigarukemo. Kandi umuturage utazemera ko agiwe nawe ntazagiwe ku ngufu, ariko ntabwo twamubwira ngo ntazatura aho ngaho. Uko niko ibyanjye byaje kugenda. Rero icyo gihe nsohoka mu idini y'Ubuyisilamu. Bampa iminsi 3 yo kuba navuye mu nzu. Muri iyo minsi 3 bampaye kuba navuye mu nzu, leta yansabiye iminsi 15 nk'uko amategeko abiteganya, ariko Abayisilamu barabyanga. Babyanze, umupolisi aravuga ngo rero niba ari uko bimeze bakaba batabyemeye nta kibazo ni mubireke, reka tubaze nyir'ubwite. Barambaza, bambajije ndababwira jewe iyo minsi 3 bampaye nta kintwaye, nabwo bavuga ngo iri joro mbe navuyemo. Niki gituma batanya iminsi 3 Abayisilamu kugira ngo wisubireho? Icyambere nuko bavuga bati uyu muntu ashobora kuba yagize inzara, yashonje, noneho akaba avuye mu idini kubera inzara. Tuba tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo tumugaburire. Icya kabiri bashobora kuvuga bati uyu muntu avanywe mu idini ya Isilamu n'agahato, yatotejwe, agirirwa nabi, none arimo arashaka guhunga, reka tumuhe ubuhungiro, dushaka ahantu yahungira, hanyuma akomeze Ubuyisilamu. Cya gatatu ashobora kuba ari wa muntu n'ubundi wabikoze ku giti cye, abyiyemeje ku giti cye, abivanye ku mutima, noneho reka tumusabe yisubireho. Iyo rero ibi bintu bitatu byose basanze kimwe cyo kuba wabyiyemeje ku bushake ari cyo cyabiguteye, bakagusaba kwisubiraho muri iyo minsi 3 ntiwisubireho, igihano kiba kigukwiriye n'urupfu. Ubwo rero niyo mpamvu nabo bavuze bati iminsi 3 abe yatuvuriye ku musigiti. Rero byararangiye bavandimwe. Umunsi wa mbere, ijoro rya kabiri ryakurikiyeho, nari namaze gukusanyirizwa n'abavandimwe ntazi aho baturutse, ntazi n'uwabicaje ngo baganire ku kibazo cyanjye. Bakodesha inzu y'ukwezi kumwe, baba ariyo nimukiramo, aba ariyo njyamo nyibamo kuva icyo gihe kugeza kuri uyu munsi wa none. Ndashimira Imana rero ikomeje kurinda ubuzima bwanjye. Twahuye n'ingorane zitandukanye, aho ngaho ubuhamya natangaga nubwo kumenya uburyo nasohotse mu idini y'Ubuyisilamu. Ibyakurikiyeho nyuma ni intambara, ni umwiryane, ni amatiku, ni itotezwa. Naratotejwe, hari aho nakubitirwaga mu mabisi, hari aho nakubitwaga mpagaze muri gare, hari aho badukoze ibintu bibi, bohereza amarozi mu rugi wacu, turarwara. Hari uburyo bagerageje kuduteranya, bakandiranya n'umuryango, ibintu mbese byagiye biba bibi cyane ku buryo bukomeye. Ariko Imana yarandinze, nanyuze mu ntambara zikomeye kugeza kuri uyu munsi wa none, dufite ibyo tukirwana nabyo, ariko Imana iracyaturinze mu buzima bwacu bwa buri munsi. Muri make ubuhamya bwanjye kuva igihe nahamagariwe kugeza kuri uyu munsi wa none, naho ngaho aho ngarukirije ku byerekeranye n'igihe naviriye mu idini y'Ubuyisilamu. Hanyuma ibikurikiramo hagati aho ngaho nabyo, uko ubuzima bwangendekeye bukangura bukanamvuna, uko nahuye n'abantu benshi n'abapasiteri baje kunsura, bamwe bakambwira ngo nihuze nabo, nibwo ubutumwa mfite buzamamara bukagera kure. Bamwe barambwira bati uzamenyekana mu mahanga, ariko nukomeza ibi uzakomeza ube mu bushomeri, ntuzabona imyambaro wambara, ntuzabona uburyo bwo kwishyura inzu, abana bawe ntibaziga. Bambwira ibintu byinshi kuko bashakaga ko dukorana. Rero hari aho ku ruhande rw'umubiri nabyumvaga, urumva, ariko naba nasenze akambwira ngo wibuke ko nakubwiye ko ugomba kumvuga uko wambonye, ukanyamamaza uko nakubwiye, wirinde kwivanga na babandi. Nakwibuka bamwe muri abo ko hari abantu bakora ibitangaza n'ibimenyetso, nkavuga oya, reka mbiretse ibyo ngibyo. Muri make naho ngaho. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Urakoze cyane, utubwiye byinshi, kandi nk'uko nabivuze, bene data n'abashiki bacu dukurikira kuri Negebu TV ndetse na Yesu Niwe Nzira TV, tumaze kumva neza uburyo wavuye mu idini ya Isilamu, kandi twumvisemo byinshi, ariko dufite byinshi twakubaza, ariko kuko tukiri kumwe, ariko kuko tukigufite, nk'uko wakomeje kugenda ubitwemerera, uzajya ukomeza kugenda utuganiriza byinshi bigiye bitandukanye. Turagira ngo tugusabe muri uyu mwanya utubwiye ibintu bikomeye. Hari umuntu ushobora kukubona akaba yifuje kugira icyo akwibariza, yakubona gute? Ni gute umuntu ashobora kukubona
yaba uratubwira nimero ya telefone umuntu yakubonaho, ubundi uzagira ikibazo cyangwa se amatsiko azakwibarize, nurangiza urahita udusengera Imana dusoza n'iki gice. Murakoze cyane. Uwashaka kumbona yambona kuri WhatsApp akanyandikira cyangwa se akanampamagara kuri izi nimero za telefone. Umurongo wa MTN ni 0788 70 59 51. Hanyuma ku murongo wa Airtel Tigo ni 0728 91 10 37. Iyo mirongo yombi wanyandikira kuri WhatsApp, wanampamagara tukavugana uramutse uri mu Rwanda, ariko abandi mu Rwanda no hanze bose wakwandika kuri WhatsApp ukambona. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu, kandi mukomeze mugubwe neza, dukomeze twese duhagarare mu mbaraga z'Imana no gusaba Mwuka Wera kugira ngo akomeze kutuyobora. Icyubahiro kibi cy'Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Twasenze rero Imana Data mu izina rya Yesu, nongeye kugushimira imbabazi zawe n'ubuntu bwawe, ndongeye ndagushimye ko waturinze, ko wabanye natwe mu kiganiro dukoze kugeza kuri aya masaha. Uburyo wahagaze kuri nge nkakubera akanwa ukavuga, ugafasha gutanga ubuhamya bushobora gufasha benshi, ngaho ngwino ubushigikize imbaraga y'Umwuka Wera kuri buri wese uzabwumva, ntibumubere ikigusha ahubwo mumubere inkomezi muri uru rugendo, ahumurizwe n'imbaraga zawe kuko ushoboye byose kandi ugera hose. Bana natwe, iyi channel uyishyigikire, abanyamakuru bayikoraho ubashyigikire, ubuzuza imbaraga zawe kandi uyikundisha abantu, bayikunde, banayemere, bayitere inkunga kugira ngo ibwiriza butumwa rikomeze kwamamara rigere kuri benshi. Urakoze kubyumvise, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu tubisabyemo, amen. Urakoze cyane. Nk'uko n'ubundi dukomeza kugenda tubibwira abadukurikiye, nuko ubu buhamya ndetse n'izi nyigisho ari akagaruka, dusaba abantu kugira ngo bakore subscribe kugira ngo uko dushyizeho ibi biganiro, ubu buhamya ndetse n'uko byagiye bikomeza bahite babibona ako kanya. Imana ibaho umugisha. Niba iki kiganiro kigufashije, ntukigumane wenyine, ahubwo ugisangize na mwene so kugira ngo tubashe gukomeza guhugurana mu izina rya Yesu. Murakoze. Imana ibaho umugisha. Amen.